reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV official ndetse nawe dukurikira mu bundi buryo utarakora subscribe ariko mukamukode inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wibuka igice cya gatanu cy'inkuru uko nazinutswe urukundo muri buke ko cyarangiye ubwo boss we yaramaze kumwirukana akeka yuko yaba yarakundanye n'umukobwa we Deborah ariko ntago ariko byari bimeze. Umusore rero nawe yahise yisanga yerekeje kujya kwirebera Sylvia umukunzi we ariko Sylvia nawe yanga kumwumva kuko nawe yakekaga yuko amuca inyuma yaba yarikundaniye na Deborah. Aho kumuvugisha rero akamwohereza agapapuro akanyuza munsi y'urugi kariho ubutumwa nyine bumwereka yuko adashaka yuko bavugana. Ese byaje kugenda gutereka dushira amatsiko twumva igice cya gatandatu nkwibutsa kureba munsi inkuru ukareba ari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukanda no kamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushiraho igice cya 7 uzahite wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha yuko kigezeho ugahita ucyumva. Nagumye ku muryango w'ibiro bya Shere wanjye nabaguma muri biro bigera nimugoroba adashaka kundeba mu maso. Naramwinginze ngo mpumwanya nibura amahirwe yo kwisobanura nashaka bakomeza umwanzuro we wo kunyanga. Nabyo arabyanga mbwira karambi ubuzima kuko ibyo yabonye bihagije ngo abahungu bagira ibinyama byinshi. Namubwiye ko iyo ureba umurima w'umuceri utawegereye ugira ngo harimo abantu benshi ariko iyo wegereye ukitegereza usangamo na za kadahwema ibisa n'abantu byo gukanga inyoni gusa. Ambwira ko we n'ubundi yabimenye ko ari nka kadahwema mu rukundo rwacu kandi atari byo namwijeje. We ntiyavugaga ahubwo yandikaga udupapuro akaducisha munsi y'urugi. Namubwiye ko ari we mukunzi nyawe ko ibyo yabonye nanjye nabibonye gutyo byantunguye kimwe nawe. Yanze kubyemera avuga ko ari umupango twapanze wo kumukuzaho. Ambwira ko yahemukiye n'abantu benshi ababigambiriye n'abatabigambiriye ku buryo azi gutandukanya neza ubigambiriye n'uwo bigwiririye. Ambwira ko ari njye wa mbere umukoreye ikintu kibi mu mateka ye ngo ikimubabaje kurushaho nuko ari nanjye yakunze akampa umwanya uhagije mu buzima bwe. Naramwinginze mubwira yuko ndamutse nkangutse nkasanga ndi umuntu mubi atari umwe mu bo nahemukira. Mubwira ko ibyo yabonye uriya munsi byamugoye kubyakira byamukomerekeje nk'uko nanjye byankomerekeje ndetse mubwira ko n'ubundi kurushaho kubabazwa. Mubwira ko kuva navuka nta muntu ndakorera ubugome ku buryo natinyuka kubabaza umukobwa nihebeye wampaye byose akemera kuzambira uruhande iteka. Mubwira ko atari we wenyine uri kwanga kunyumva n'isi yanze kunyumva gusa nibura ari we nari ntezeho amakiriro nk'umuntu dusangira akabisi n'agahiye. Namubwiye ko atarakwiriye kwigirira nabi ngo yibabaze gutyo hejuru y'amakuru atari yo yubakiyeho. Ambwira ko ibyo yabonye bihagije ko nubwo atagendesha amaguru yose amaso areba neza kandi atari impuha hashingiyeho ababara. We yansubizaga mu nyandiko gusa ntiyashakaga kumvugisha. Narushijeho ko baramubwira ko ubunabuze byose nta gisigaye muri make nta mpamvu yo kubaho nyifite niba n'abatabasha kunyumva kandi ari we nihebeye. Mubwira ko ibyo turi gucamo ari byo bitero birwanya urukundo rwacu yambwiraga mubaza niba ariko yahisemo kubirwanya. Namubwiye kandi ko niba adashaka kumva ukuri kwanjye uyu munsi byonyine kubanje byakamubereye ikimenyetso cy'uko ntamwanga kandi nta musimbuza umukobwa wa boss. Anyandikira ijambo ryambabaje ngo umwanzi ntaba kure ati nyine waje kureba ibyo wahinze ko byeze mbese waje kunshinyagurira. Numvise ntagishoboye kwihangana. Namubwiye ko kugeza ubu ngubu wambwira icyo nakora ngasobanukirwe ko ntamutendetse ntanakunda Deborah nakigura ibyo ntunze byose ariko nkabona urukundo rwacu rusugira. Mubwira ko ntagishoboye kubaho mubona babaye kandi nanjye naniwe kwihangana. Mubwira yuko mbabajwe nuko nta mahirwe mpawe yo kugaragaza ukuri kwanjye. Nongeraho ko icyo gihe azakenera kumbona ngampumuriza nansaba imbabazi zuko yanze kunyumva asange ntakiri ku isi. Mubwira ko icyo azazirikana ari uko ari we mukobwa nakunze ku isi wenyine. Nahise nceceka sinagenda ariko muri imbaraga zo kongera kuvuga. Numvaga ndi ku marembo y'urupfu. Yacishije akandiko munsi y'urugi ambwira ko niba ari uko nzamukunda ikiza ari uko nabyihorera. Nabuze imbaraga zimusubiza. Nafashwe n'ibitotsi kubera ko byari bigeze saa 12 za nimugoroba nta muntu wundi wari hafi aho ngaho ngambone. Yumvise ntagikoma yibaza icyo mbaye. Yarakomanze yumva ntavuga ntanyeganyega kandi yatekereza kumva sinigize ngenda. Byamuteye ubwoba bituma yibagirwa n'ingamba yafashe zo kunyihorera ntavuge. Atangira kumpamagara ariko sinkome koko nari nasinziriye sinumvaga. Ibyo niwe wabimbwiye nyuma. Yashatse no gukingura buraho yajugunye imfunguzo ahamagaye n'umuzamu nimero ye ngo ntiyacamo. Yabuze icyo akora agira ubwoba bwinshi cyane atangira kwiciraguraho yishinza amakosa. Atangira no kunsaba imbabazi anyingingira kuvuga ariko bibi by'ubusa. Ubwo niko ibintu byose abiterera hejuru ngo ashaka urufunguzo. Natangiye kugona. Ahita yegera urugi ngo yumve agerageza kumvugisha ariko sinumvaga. Yahise yumva nkihumeka ariko akibaza impamvu mvuga nk'ugona. Ntiyatekerezaga ko nasinzirira ku muryango. Hari hakiri na kare ntiyatekerezaga ko nawe mfite ibitotsi. Yagize ngo ndimo gupfa. Yakomeje gushaka urufunguzo ararubona. Yahise akingura ikitaraganya kuko nari ndyamye ku rugi ndamuhirimira arikanga agira ngo ndapfuye. Ahita nkoraho ngo yumve ko umutima ugitera asanga uratera. Arampamagara ari nakancundagura ngo nkanguke. Nkangukiye hejuru mbona ntaza hondi mubaza hondi mbona arishimye ko ntapfuye. Ambwira ko turi mu mujyi ku biro bye. Mubajije impamvu ariho turambwira ko nari naje kumureba. Ahita mbaza niba ameze neza mubwira yuko nta kibazo. Numvise ngize isoni zo kwisanga nicaye hasi noneho ku biro bya Shere wanjye nawe ahari.
Nahise nibuka impamvu naje aho ngaho nibyo twari turimo kuganira. Mubaza ikimuteye gukingura, ambwira ko nari nanze kuvuga, agira ngo ndiyahuye. Ambwira ko mu minota 5 ishize asobanukiye ingano y'urukundo nkunda, gusa ambwira ko akindakariye. None hafata umwanya mbona nkubona ambaza ibibazo, ambaza impamvu Debora yari yarwaye, ubwoko bw'umuti namuhaye kugira ngo wari uhururijwe ko ari indembe, akiri mu kanya nkaho guhumbya. Ambaza n'impamvu namufashe ku rutugu, ansaba no kumubwira amateka yanjye na Debora ntaho mukinzi. Yambajije kandi nuko byarangiye nyuma yo kuva kwa muganga. Twinjiye mu biro bye turicara, namubajije impamvu harimo akavuyo kangana gutyo, ambwira ko yari yataye umutwe yahize urufunguzo akarubura ngo akingura arebe icyo nabaye. Namusobanuriye byose uko byatangiye kugeza uwo munsi, ndetse mwereka niba ari ubona sheke boss yampaye anyirukana ngo ntazamusuzugurira mu bwatsi bw'inkundana n'umukobwa we. Namubwiye ko ntigeze ngira amahirwe yo kwisobanura kuri boss, mubwira ko nyuma yo gusohoka niba ari uwinyirukana ku kazi ntamenye ibyakurikiyeho kuko nisanze ku biro bye. Sylvie yahise apfukama ansaba imbabazi, ndamuhagurutsa ndamuhobera, tumarana umwanya duhoberanya ababajwe n'agahinda yanyongereye. Ambwira ko nawe yaketse ko ari umupangu nari napanzeho kumukuzaho, gusa ngo tukiva muri resitora yabonaga ari ugutabara bisanzwe. Mu modoka tujya kwa muganga yumva bitangiye guhindura isura, yumvisemo ko Debora arwaye urukundo rwanjye. Ambwira ko tugeze kwa muganga hatabashije kwiyumvisha ikintu mukoreye gitumye akira, abaganga baduhaye rugari. Ngo yababajwe cyane kandi n'ukuntu twasohokanye duseka, ngo yumvaga twaryamanye. Ati rero sinari kubasha kwihangana pe. Ati nari kubise ntahambabaye, natekereza ukuntu waba wihaye uriya mukobwa nkahita numva ndashize neza. Ambwira kandi ko yicujije impamvu twakundanye, yicuza n'impamvu yanyerekanye mu muryango we, yicuza kandi impamvu ampambye ntanamuteye n'inda ngasigarana urwibutso rwanjye. Ikindi gikomeye, yambwiye ko yumvaga ndenganya kuko yigereranyaga n'uwo mwana wa boss akabona atahangana nawe. Icyambere nta muga yari afite, yari mwiza cyane kandi ngo yumvaga naramukunze ngo hato batanyambura akazi. Ambwira ko ibyo byose byamwumvishaga uburyo akwiye kwiyakira ko tudakundana ndetse akananyikuramo. Gusa ngo icyamuremereraga no kwibaza ukuntu azabwira iwabo ko twatandukanye n'ukuntu azajyana n'undi musore kumwerekana. Ngo noneho byahuriranaga nuko natinze kujya kumwerekana iwacu, akumva simukunda habe na gato. Akibaza impamvu nemeye kujya iwabo, akanzura ko nari ngambiriye kumubabaza ahari hari wamuntumye. Ngo yari amaze guta icyizere burundu ko nta musore wamukunda, bityo ko akwiye kwiyakira ntabangamira abigiriye amahirwe yo kugira ingingo nzima. Amagambo ya Sylvie yankoze ku mutima, numva ndushijeho kumva mukunze, numva ndushijeho kumva niyo byagenda bite ngomba kuzamurongora nkamumara ipfunwe n'agahinda. Mubwira ko namwihebeye nta wundi wakwigarurira umutima wanjye bibaho. Mubwira ko kandi nubwo nirukanwe ku kazi nizigamye ku buryo nta kizasubika gahunda y'ubukwe. Mwibutsa gahunda yo kujya kumwereka ababyeyi mu mpera z'icyumweru cyari gukurikiraho. Namusabye kwitegura no kumenyesha ababyeyi be n'aho acumbitse kugira ngo hatazabonekamo kidobya. Mubwira kandi ko tutazabura guhura n'ibicantege, ariko ibanga ari uko tugomba kubaha urukundo dufitanye. Ibyo nayo mubwiye tugihoberanye maze ararira, nanjye ntekereje ibyo tunyuzemo amarira mbonga mu maso. Byari bigeze mu ma 3 z'ijoro, nta modoka zitaha Kabuga zari zigihari. Yansabye ko twakwirarira aho ngaho mu biro bye twicaye tuganira, ndabyanga ko nari nkeneye kujya gusinzira. Kandi mwibutsa ko nawe umuryango abamo bazamubaza aho yaraye bakaba bamufata nk'ikirara. Yibajije uburyo turatahamo, nsanga gutega moto byaduhenda cyane kandi tukagenda tutari kumwe. Namugira inama ko twatega taxi voiture ikatugeza Kabuga hataha nanjye ikangarura ku murindi nkataha. Natashye mu rugo ntekereza ukuntu mbuza akazi kubera umukobwa wa boss, ariko nkakomezwa nuko nibura sheri turaye tumeranye neza. Gusa nari umuhamya w'ukuntu umuntu amererwa iyo ari mu rukundo, bigatuma numva Debora amugiriye impuhwe. Gusa ntacyo nari bumufashe, byongeye naramweretse bihagije ko ntashaka gukundana nawe, yakabaye yarabyumvise kare. Ubwo kwa mbere mu gitondo Debora yari yabuze amahoro nshaka cyane kuko yari yampamagaye kenshi muri weekend sinamwitaba. Yihutiye kujya ku kazi ngo ndebe asanga hicaye undi mukozi w'umukobwa. Yaratunguwe ariko aramusuhuza, amubaza aho undi ndamubwira ko atanzi. Undi amubwira ko yibereye mu kazi k'ijya mubaza atabizi. Koko ntiyaranzi kandi ntiyarazi ko n'uwo mukobwa ari umwana wa boss. Yabwiye Debora kuvuga iti mugenzi arangiza agasohoka akakira abandi bakiriya. Debora yarabaye cyane ambuze, abajije abandi bakozi bamubwira ko aheruka inzira muki ko nirukanye ku wa 4 w'icyumweru cyashize. Yari kubisa aragenda ahita mpamagara mbaza icyo napfuye na boss cyatumye nyirukana ku kazi. Namubajije niba noneho yanyuzwe kuko nibwiraga ko ubwo namufataga mu ijosi nkamusohora shishita abona, yahise aregera boss kuko uwo munsi ari nabwo yanyirukanye. Ambwira ko atari we, ariko mubwira ko noneho yatuza kuko icyo yirukankiraga yakigezeho, mpita namukupa. Yongeye kumpamagara ndayifunga ndiryamira. Nahise ntangira kwibaza indi mpamvu yaba yateye boss kunyirukana ndayibura. Naratuje ndiyakira cyane ko ntahandi natekerezaga nakwaka akazi. Burya ngo nkimenya agaciro k'umurizi yo wacitse. Nubwo ntari nsanzwe nsuzugura akazi, nibwo numvise agaciro ko kuba ufite akazi. Uzi kuryama umunsi wose utari bwinjize n'atanu utizeye ko ejo uzajya ku kazi, biragatsindwa. Nahamagaye sheri wanjye Sylvie mubaza uko akazi kagenze nuko yumva amerewe mu mutima. Ambwira ko uretse ko mpangayikirana naho ibindi ari amahoro. Namwifurije umugoroba mwiza, ambwira ko aramvugisha agiye kuryama. Nkirangiza kuvuga na sheri Sylvie, Debora yanyohereje ubutumwa bugufi kuko yakoresha guhamagara ntari gufata phone. Nawe yari abizi ko abigerageje ntayifata. Yambwiraga ko nkumbuye,
ko yamenye ko nirukanwe kubera dukundana kandi se atabishaka. Avuga ko ngomba gusubira mu kazi kanjye byanze bikunze kuko ataba hatambona. Avuga kandi ko agiye gukora ibishoboka byose akumvisha se ko ngomba gusubira mu kazi. Nari nzi ko se amukunda cyane bigoye kumwima icyo ashaka, ariko ubwo butumwa bugufi bwa Deborah sinigeze mbusubiza. Numvaga gusubira mu kazi ari inkuru nziza kuri jye, ariko nkibaza uko nzagakora ntashaka gukundana n'umukobwa, ariko sinigeze mbitindaho. Amakuru namenye vuba aho nuko Deborah agiye akabwira se ko natansubiza mu kazi azapfana agahenda ko kuba hatabona uwakunda. Boss atungurwa no kubona umukobwa atakimutinya, ariko amusubiza ko adafite ububasha na buke bwo kuvuguruza icyemezo yafashe muri kampani ye. Anamubwira ko agomba gutuza akava mu byo gukundana n'abatindi n'abantu atazi, nk'aho abasore basobanutse bari ku rwego rumwe nawe babuze. Amubaza icyo namuhaye gituma nyizirikaho, amubwira ngo ko ntamukunda mba ndi kumushuka nkurikiye ubutunzi bwabo, ko nimara kububona nzamureka akangara. Abakobwa rero sinzi, Deborah yamuhishuriye ko nubwo nkunda njye ntaramwiyumvamo, ko ibyo yababwiye tuvuye kwa muganga bitari ukuri. Umukobwa abwira se ko ari wananiwe kwakira ko mfite indi nshuti, ariko ko amaherezo nzamukunda. Bityo rero yemeza se ko ntamushakaho amafaranga cyangwa ikindi, ahubwo ari umukobwa unshakaho urukundo. Yumva umukobwa wameze nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe, amubwira ko agomba kunyikuramo ko n'ubundi impamvu ntaramwemerera ari uko mbizi ko tudakwiranye. Deborah ntiyabyumvise, ahubwo yabwiye se ko niyumva yapfuye azamenya ko azize se wamubujije gukunda uwo ashaka. Papa Deborah yabigize nayo ntiyabibwira n'umugore we. Umunsi wakurikiyeho Deborah ahenga badahari bose bamaze kujya mu kazi, atwara imyenda ye mike asiga abwiye umukozi ngo abwire ababyeyi be ko abasezeyeho ngo nibakora neza bazahurira mu ijuru. Amutegeka ko abibabwira nijoro batashye, ko niyibeshya akabibabwira ataragera kure bakamugarura arahita amwirukanisha. Umukozi yari ikigoryi koko yarabyemeye. Nijoro umukozi abwiye ababyeyi iyo nkuru bashya ubwoba, batangira guhamagara bene abo bose bari mu gihugu no hanze yacyo babaririza niba ariho yaba ariko baraheba. Bahamagaye inshuti ze zose zibabwira ko atigeze ahakandagira. Umugabo yatinye kubwira umugore w'icyabiteye. Barampamagaye iryo joro basanga fone yanjye ntiriho, nari nibagiye kuyishyira ku muriro yazimye. Barara bataryamye bahamagara baraheba, kuko bari bazi ko nkunda. Mama Deborah n'umugabo we bibwiye ko byanze bikunze yaje iwanjye kwishingira. Saa 8 z'ijoro baje ahomba, gusa ntibari bazi urugo ncumbitsemo. Bifashishije abanyerondo barambaririza, nari nzwi n'abantu bake kuko nazaga ngiye kuryama kenshi. Saa 11 zuzuye nibwo bageze mu gipangu nabagamo. Nkangurwa n'abahondagurira urugi ngo nindukingure. Nagize ngo nabajura, numvise ari benshi ngira ngo wenda nabatabaza. Mugenzi wanjye tubana we ntiyakangutse, yari yahezeyo. Nagiye gukingura nkenyeye isume, mbona nkutenya amaso na boss ndetse na Mama Deborah ndikanga ngira ngo ndarota. Abanyerondo bahise bamfata, boss ambaza aho umukobwa wari. Namubajije icyo yabaye gituma bamushakira iwanjye, bahita binjira muri ghetto bazi karimo. Barasatse baramubura, ababyeyi be bambwira ko bamubuza ataraye mu rugo. Deborah nahise numva mugiriye impuhwe. Bwakeye ari kuwa gatandatu, umunsi ndagomba kujyana na sheri wacu. Twarazindutse dutegeye kare, kuko kugera iwacu i Kayonza byasabaga kwizindura. Mukuru wanjye na papa bari baranyihanangirije kudashaka uwo mukobwa ufite ubumuga, ariko nari nafashe icyemezo cyo kumujyanayo. Nkubwira ko cya gatandatu cy'inkuru uko nazinutswe urukundo araha kirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, icyo usabwa gusa ni ukureba munsi y'inkuru ukareba ari gutukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukanda n'akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande, kugira ngo nidushyiraho igice cya 7 uzahite wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha yuko kigezeho ugahita ucyumva.